Hello guys, YouTube channel yanjye barayifunze. Ntago bisekeje. Uyitekereza byinshi dore email bampaye imbwira ko YouTube channel yanjye bayifunze. Ariko ndagira ngo nkubwire ko agakanya ubu ngubu YouTube channel yanjye nkikifite kandi na video zari ziriho nta hantu zagiye arizo ziri. Rero nkuko mbikubwiye nabashije kuba nagarura YouTube channel yanjye bari barafunze mu minsi yashije binyuze muri izi nzira ngiye kukwereka haruguru. Rero abantu benshi bakunze gufungirwa ama YouTube channel hano kuri YouTube bagahita baterera iyo bakarekeraho. Witerera iyo kuko iyo YouTube channel yawe hari uburyo wayigaruramo kandi ubwo buryo bwizewe na video wari ufiteho zikagaruka. Iyi video kandi umuntu wese ufite YouTube channel kisa n'isaba ashobora gukora amakosa YouTube channel bakayifunga hanyuma akaza gukenera uburyo yagarura YouTube channel. Rero reba iyi video paka irangiye urabasha kuhava uzi ukuntu wakigarura channel yawe yari yafunzwe na YouTube. Hanyuma ngiye mugiye kubona muri video nyite Fabien mwana ukorera ibyo ku murongo byiza kandi byizewe. Hanyuma rero nubona no video twagutegurira ari nziza yo kugenda ukanza subscribe ufungura inzogera kugira ngo na video z'ubutaha ntizagucike. Kandi nizere ko like wayirangije n'igitekerezo ufite ugisige muri comment ya video twaza gukoreraho ubutaha. Rero reka dutangire. Rero nkuko ubona iyi ni YouTube channel yacu yari yarimovinzwe muri YouTube bitewe n'amakosa amwe namwe yari yakozwe. Rero wowe ushobora kuba ufite YouTube channel igeze mu subscribers benshi bagahita bayirimovinga bakaba baraguye mu kinyine bagusubije inyuma. Nkuko ubona hano bari banyoherereje email ivuga ko yasibwe. Nkuko ubona nyine iyo niyo email ibaruyeho. Noneho rero ngiye hari akantu nakoze ejo karanshimisha mbona iragarutse ndavuga nti aka kantu wakabereka. Hari abantu nyine baba barabuza ama YouTube channel yabo bitewe nuko bayasibye. YouTube yayasibye nyine bikaba kandi bari babigize abasubscribers benshi bikabaca intege. Rero muri iyi video tugiye kurebera hamwe ukuntu wagarura YouTube channel yawe yari yarasibwe kuri YouTube. Rero uraza hano muri iyi application yawe ya Chrome nurangiza uze usacingemo application nagara application ni website yitwa www.youtube.com akarongo kaberamye studio nkuko kureba byanditse hano mo hejuru. None uhite wemeza numara kwemeza hano urategereza kanya gatoya bibanze bigende. Urategereza kanya gato nyine ibanze yiloading page ibanze yiloading. Noneho nugera hano urahita ubona ahantu hari agafoto kawe. Ikintu cyambere uhita ukora uhita ukanda hano kuri aka kantu kanditseho utudomo dutatu akakudomo dutatu ukagakandaho ubundi ukaza hano handitse desktop site. Iyo usanze kano kantu katavivuye uhita ukagakanda ukakavivura hano handitse desktop site nyine hano ugahita ukavivura aka kantu. None imaze kukavivura nyine telefone yawe ihita ikora nka gutya urebe yanjye iri gukora nyine. Noneho rero urahita uza ukandi ku gafoto kawe ahangaha. None numara kugakandaho urahita utegerezamo akanya gatoya hazeho akantu kanditse ngo switch account. Akangaka kanditse switch account nyine murakazi ko guswitchinga account ziri muri telefone yawe. Urabona ko rero ningakandaho ngenda bangiye gushyiramo ya email ngiye kuberekeraho ya channel ngiye kuberekeraho ni channel yindi basibye ariko nkaba ngiye kuberekeraho ukuntu wayigarura. None nze nkandi kuri switch account noneho bampe ama account yanjye mpite nza nkandemo iyi ngiyi yanditseho Fabien Comedy ni YouTube channel basibye nyine nayo ariko nyine nayo nkaba ngiye kuba nayigarura. Ariko iyo dukoreraho yo irahari ntago ari iriya ya Fabien Comedy ntago yo bayisibye yo irahari. Rero urategereza kanya gato yiloading urabona ko nyine bayisibye barakubwira ngo Fabien Comedy was removed from YouTube. Urabona ko rero yabaye removed muri YouTube itagikora. None uraza ukande hano umaze gusoma nyine bino cyase niyo utabisoma nta kibazo uraza ukande hano handitse ngo begin review. None numara kwakanda bahita bakujyana ahantu hameze gutya. Nurangiza urebemo iby'ingenzi nyine wafata nk'umuntu uzi gusoma icyongereza. Nurangiza uzukande hano handitse next. None numara ukanda hano handitse next ikintu urahita ukora hano bahita bakubwira ati start appeal cyase hano handitse ngo go it niho ureba. None ukaza ugakanda hano handitse ngo start appeal ahangaha gutya hano handitse start appeal. None ugahita utangira nyine gusaba ko bafungura YouTube channel yawe bafunze. None ugahita uza ugakanda ahangaha handitse ngo use different emails. Hano handitse ngo use different email address ahangaha nyine kuri aka kantu katavivuye. None ukaza ukaba ariko uvivuraho. None ukavivuyeho hano bahita baguha umwanya muto yo kwandikamo email ugiye gusimbuza iriya yari ifunguyeho nyine. Iba ari email yawe nshyashya ukaza ukandikamo hano. None iyo umaze kuyandikamo hano uraza ukandikamo email yawe nyine
nkuko ubona rero namaze kwandikamo email yanjye nyine urahita nurangiza ukande hano handitse nyine hano munsi nanone hano hari ahandi haba iyo umaze kwandikamo email urabona ukuntu bimeze hano uraza hano handitse email haba hari n'akandi kantu hano munsi akaniko rero ubuje kwandikamo amagambo yo gusaba ko email ya channel yawe bayifungura bakayigarura rero none ukaza hano ukandikamo ngo I understand it. Ngiye kubyandikamo noneho ndabereka ukuntu nabigenze. Amagambo nanditsemo yose urayasanga muri description. Nimba nawe ufite YouTube channel yawe byagenze gutyo ushaka kugarura urayasanga muri description. Noneho ndaza nandikemo gutya urabona ko hano rero naje nandikamo ngo I understand it but I know community guidelines but now I know community guidelines it will not repeat again. Urabona ko nyine nayandikiye ni ibyabaye byarabaye nyine ndabyumva ariko ubu kakanyanze amategeko n'amabwiriza ntago bizasubiraho ntago bizasubira kuba nyine ibyabaye mbere amakosa yabaye nyine bagafunga YouTube channel yanjye. Noneho rero bino ndaza mbikopiye kuko ngiye ndibubishyire muri description. Noneho nimara kubyandika gutya mpite nza hano handitse ahangaha gutya nyine handitse submit nyine ubutanze intuza yawe ahangaha utanze ubutumwa bwawe nyine ubutanze. Hano urabona ko twahinduye email hano hambere kabiri tugashyiramo ibyo nyine tukandikamo ikibazo cyabaye nyine tukandika ko tubyumva kandi ko twamenya amategeko n'amabwiriza bitazasubira tugahita dukanda submit. Noneho ubutumwa bwacu tukabwohereza. Urabona ko rero ubu ngubu urategereza akanya cyase niyo wategereza umunsi ugategereza ko nyine YouTube channel yawe yaba yagarutse. Urabona ko bahita bakubwira ngo thanks Ivuga to your appeal. Nyine bakubwira ati urakoze turakira ubusabe bwawe nyine cyase ubutumwa bwawe buratugeraho. Noneho nyine ugategereza ko channel yawe bayigarura cyase babona iyo wanditse nyine ibintu bitari respect bidatanga nyine icyubahiro kuri bo ntago bayigira nyine kuko babona ko n'ubundi utarisubiraho. Rero ino video nibonye hari ikintu gufashije uko ukanda like subscribe ni ya mbere kandi igitekerezo ufite cyase ikibazo utwandikiye muri comment cya video twazagukoreraho ubutaha wandike muri comment turagusubiza nta kibazo. Rero ciao ndabakunda cyane hano iwacu nakagaruka n'ubutaha tuzatwashyizeho indi video ntuzacikwe.